mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Karungi yarabajije Priya niba yareka ubugome arimo arakorera Ivy akamureka akabaho ubuzima bwiza yishimye. Ese Priya yaje kubyemera nangwa yaje kubyanga? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirije kuri Karungi ndetse na Priya ari kumubaza icya kibazo n'ubundi. Priya rero araseka cyane mu gitwenge rwose kiranguruye, agaseka umwanya munini. Karungi atari ko numva uri kunseka, ibintu nkubajije birasekeje? Priya ati reka nseke kuko birasekeje pe, nukuri birasekeje, biranatangaje. Ego mbega harya ubwo urumva nta soni ufite? Karungi ati nubwo ari wowe wamamagaye ntuze kumenyera, sibyo? Wamamagaje airtime yawe ariko nanjye isimu mfite n'iyanjye. Gusa kuko babivuze ukuri ngo hari abantu bashimishwa no kukubona ubabaye, ntabwo aba ari byiza ko abantu bamenya ibyo uri gucamo. Nakifuje kwegera Ivy nkamubwira agakomera, gusa nanone rimwe na rimwe hari igihe ibintu biba hakaba hari isomo umuntu abikuramo. Erega ubu nawe uri kunyigisha, uri gutuma niga tu. Ngiye kujya ntinya ikiremwa muntu. Ibaze niba udatinya guhemukira amaraso yawe, ibaze niba utari gutinya kubabaza umuvandimwe wawe, umuntu mufitanye isano ya hafi. Ntabwo bizoroha pe. Priya uri ikibi, uri umugome, we wakisha nk'umuntu. Can you imagine? Uzi kuri kwica Ivy ahagaze wowe? Priya none so what? Ntapfe nyine, abapfuye se arabarusha iki? Ubwiza se? Uzi ko hari abari benshi beza bamurusha ubwiza, bamurusha igihagararo n'ikimero cyiza, batakiri kuri iyi sira. Karungi ati muko nta mwanya mfite gukomeza kumva amatiku yawe. Ahera akamukupa. Priya nta kindi kintu akora, asiga abandi aho ngaho akajya kwirebera uwitwa Masa nangwa se Masi, umwite uko ushaka, nangwa se umwite Imbabazi, ndetse na Nadia na Shine. Baba ari uwa batanu bicaye bari kuganira. Priya ati yewe nimureke tubinywere, kakiyemeza ibyako byakarangiriyeho. Nadia ati rega ngenda njyaga mbivuga, kari agakobwa kariyemera shawe, niba ari uko iwabo bakize. Okay, none se ko bakize turebe ko amafaranga bafite azamugurira umugabo. Mama we osyo tata. Maze ndore ariko di naka video wafasha ari mu murenge. Ese ntago yarizera? Priya turiya mukobwa ni ikinya ntiyigeze arira. Ibaze ko atanavuze. Twarinze tuva ku murenge nta muntu avugisha, aragenda yipfurika muri ya nzu ye. Nadia ati izo ni isoni zamupfuritse, ariko shana akagomba. Martha atariko ubundi ntaretse kumuvugira. Nadia ati ubwo utangirire kumuvuganira ubwo urashaka kuzatuvamo. Umva uriya mukobwa umurambirije yiki? Ese ko rimwe na rimwe mbona wamugiriye impuhwe, wibagiwe inyeke yaduhozagaho ngo nuko ngo yaradutunze ngo yishyura inzu buri kimwe cyose.
undi ati yego nyine Ivy ntago ari perfect ariko nyine natwe ntago twari dushobotse twaramubangamiraga pe twatahaga amajoro yiriwe mu kazi ananiwe kandi akora akazi kamunaniza ako nyine ntacyo byabaga bitubwiye nyine buri muntu aba yumva akeneye liberté ariko ku ruhande rumwe ibyo yakoraga ngenda byumva ntago twabimurenganyiriza Shayina atubguraje ngo bagire ngo rero kandi bazi ko ni urukundo umufitiye se nanga uko ni ukwihohora muko bahera ko baseka bose masatarega uko byaba bimeze kose mujye mwibuka yuko Ivy yadufashije njye sinjya nibagirwa ineza yangiriye Shayina ati yuza ko ubukiyibuka uyu munsi wakabaye ukiri kumwe nawe ko wamusahuye ibyo byose ukabijyana ukamusiga iheruheru imbabaza ati none we ntago we wabijyanye sha nunzamukane nawe warabijyanye ariko reka tuvugisha ukuri sha nababeshye pe sinzi ukuntu nsigaye numva ntazi Priya wenda wowe wabanye na Ivy mu buto bwanyu watubwira Ivy nyine ubundi ateye ati nyine ni wa muntu ubushaka utuntu twose turi ku murongo ni wa muntu nyine uteye ukwe ubundi ni kateye n'ubwiyemezi bw'uko iwabo bakize kuri yatshabyihorera ibyana by'abakire niko bimera aba yatwiyemeyeho nyine none niturya iby'iwabo twese nitwabayeho neza kubera iby'iwabo yabuzwa n'iki kutwiyemeraho akibaze ubura ukajya kumva araguhamagaye Priya uwanzanira iki ibaza aricaye ariko kukubwira ngo wanzaniye juice ngerega twarabaye akundaga kuba yicaye rwose ariko watchinga movie nkajya kumva aramamagaye ngo Priya ngo wanzaniye jus umva aricaye kandi rwose ari kureba ahantu fridge iri yagenda akanayiha ariko akamamagara umva nanjye akagoka nkagenda akayiza umva Ivy nta kintu n'iki na kimwe yarazi gukora Ivy ameze nk'ikigirwamana wawe Ivy ni wa mukobwa washoboraga guhera mu gitondo aryamye akageza nimugoroba kandi undi yaryama umva akakubaza niba rwose mu buriri hari akandi kazi karimo uriya mukobwa yakuze arirwa bajeyi yakuze aricira ahantu ikubite nyine n'ubwiyemeza agira afite aho bukomora Shayina ati shamva nakundaga Ivy ariko shaho nsigaye mwanga ako bundi we kagira inkuru tubwira ukuntu rero yasebeye mu murenge Priya ati ariko mwari se tukabanza tukabimwerara ubundi se ni ngombwa ko mbibabwira icy'ingenzi si uko yasebye Shayina ati ariko disi araryanditse ukuntu yajyaga tubwira ukuntu azaba ameze ukuntu we na Ayman rwose bazaba bameze mu gatimba atubwira ukuntu mu rugo rwabo bazaba babayeho yewe Imana irebe bizaguruka ikabyimba amababa ubundi se yabonaga uriya musore mwiza kuriya yamwemera ariko yewe abantu bazi kwisumbukuruza bajya bavuga ngo usoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza ubwo nyine nawe niyihangane Nadia ati ariko kuvuga ni ugutaruka Ivy nubwo tumwanga rikagira nawe ni mwiza mwijyaho ngaho ngo mushimagize Ayman yego Ayman ni mwiza ariko na Ivy ni mwiza man iriya couple yari ijyanye ibyo byo ntago tubigarukaho mwivuga ngo Ayman aramurenze oya barajyanye pe Priya ati byuko bajyanye nge ntago bindeba icy'ingenzi nuko kasebye Nadia ati ibyo nibyo twashakaga hari ikindi sha umva abo se ntibafite amafaranga ngaho nibamugurira Ayman turebe ko amubera umugabo ariko araryanditse we ariko di ibi bintu nta hantu byageze mu itangazamakuru nta hantu bari kubivuga nta radiyo n'imwe irabivuga nangwa televiziyo aya makuru nta hantu aragera Priya turumva bitarageraho imbuga nkoranyambaga zose ziri kuvuga umukobwa wagiye mu murenge agategereza umusore akamubura
atari kureka tujyeho turebe di. Bose banyarukira kuri social medias ngo barebe, bagasanga koko inkuru ya Ivy yabaye ikimenya bose. Mu kubireba bo baranezererwa, baba bishimye banezerewe. Tuve kuri abo bakobwa twigire kuri Ntwari, aba yicaye byamucanze byamushobeye, agafungura telefone ye akajya kuri WhatsApp. Akijya WhatsApp ahita yakira ama screenshot menshi yohererejwe na bamwe bakina na basket, bamubaza ati tubwire, ese ni mamo mushiki wawe nuko byagenze? Yo umwihanganishe. Yakira message nyinshi zimubwira ngo abwire mushiki we pole. Ayimana atungurwa, nako Ntwari atungurwa no kubona inkuru ya Ivy na Ayman yamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga, hose aribo bari kuvuga. Arababara, gahinda kakamwica, telefone yarayireba kumva yayimena, ariko akabona nta kintu n'iki na kimwe ari bubikoreho. Era akahamagara Ayman akamubwira ati bro, wibare kubw'ibyo wakoze. Ese nibi washakaga gukorera mushiki wanjye? Uru ni rwo rukundo wamukundaga? Ese nuko washakaga kumusebya? Ese nibi washakaga kumukorera? Noneho ishime, isi yose yamubonye, abantu bose bari kumuseka, n'utari umuzi wese ari kumumenya. Ubu se kumusebeje bikumariye iki? Ubundi suzungukira hehe? Ayimana ati wasoje kuvuga se? Niba wasoje kuvuga reka nanjye mvuge. Ntwari ati nta kintu umbwira wa muhemu, nta kintu umbwira wa mugomewe. Ayimana tunyita ibyo ushaka byose, yewe wantuka wakiciraguraho, n'ubundi nta kintu uri buntware, ahubwo tuza tuganire. Reka nkubwire, mushiki wawe atandukanye n'uwuzi. Mushiki wawe ureba atandukanye n'uwo utekereza, n'uwo wibwira ko ari we. Mushiki wawe yiyambika uruhu rw'uko ari umukristo, ariko ni umunyamabi. Ntwari ati mva nkubwire rero Ayman, mu bintu byose uri buvuge mushiki wanjye mukure mu kanwa kawe. Nyuma yo kumubabaza, nyuma yo kumusebereza mu murenge, urumva ushaka no kugerekaho kuvuga ko ari undi wundi? Ngaho mbwira, ni ibiki umuziho bidasanzwe? Wabimbwira se? Undi turashaka ko nkubwira, ngaho tega amatwi. Mushiki wawe yigira umwana mwiza muri rubanda, akigira umwana utuje, akigira umuntu ugira umutima mwiza ufasha abantu, ariko ni umugome pe. Ayivuzi atandukanye n'uwo ngewe nzi. Erega Ayiva bereka ibyo ashaka ko mubona. Mwe muzi yuko umukobwa wanyu aritonda, muzi ko ari marayika. Yeah, she's like an angel. Muba mureba munahuye bwa mbere wabona rwose ameze nka angel, ariko uwo ntabwo ari we Ayiva ameze, ntabwo ari kameze, nta nubwo ari nawe ari we. Ntwari urabizi, mushiki wawe ngewe mukunda, nari narihaye intego ko ntazigera ndyamana nawe tutaraba umugore n'umugabo. Ibyo nari narabimwubahiye kuko yari yarabimbwiye. Ntwari ati none se byaje kurangira ubikoze? Ndato ya ntabyo nakoze.
yambwiye ko ari umukristo kandi adashobora kubikora. Ibyo ndabimwubahira. Ariko umenya yarambonyemo inzanga, ambonamo ikigoryi, ambonamo ko nta kintu nshoboye nta n'icyo nimariye. Abona nyine ko ndi umusore udashobora kumukorera ibyo abandi bose bakora. Ahera kakajya nca inyuma. Uzi ikintu cyambabaje se bro? Nuko n'umusore yanciyeho inyuma nta kintu ndusha. Haba uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'ubwiza. Kariya kajama rwose ni akamafuti. Mwaratarika ibintu uri kuvuga ndumva uri guhimba. Aiva aguca inyuma gute se? Yaragutendetse se? Udati si ibyo mvuga bro. Mushiki wawe afite agahungu bari bamaze iminsi baryamana. Ahubwo muze gucunga neza murebe ko atanatwite. Udati ngo iki? Udati ya amakuru mfite nuko Aiva atwite. Udati amakuru nayo nari mfite. None se bro urakomeje koko? Udati suri kuri WhatsApp se? Reka nze nkoherereza. Kwanza reka mbikohereze turi kuvugana. Ahiraka kamwohereza amafoto ya Ivy n'undi musore basohotse, batembereye, bagiye ku mazi. Mbese amafoto menshi ari kumwe n'umusore, hamwe yamuryamyeho, ahandi bari guseka. Bafitanye amafoto menshi y'ibihe bitandukanye kandi ahantu hatandukanye. Ndahera kamubwira ati nkwereke se niyo mu buriri. Nkaratoya ntabwo nshaka kubona ifoto y'ubwambure bwa mushiki wanjye. Iyo yo niba uyifite yigumane. Ayimana ati humura ntago yambaye ubusa. Ariko nyine tu ni video rwose. Ari mu cyumba ahantu rwose ari gufatwa video. Kandi iyo video nubwo uwo musore atayigaragaramo, ariko ni ya Ivy. Ntago nyine yambaye ubusa buri bigaragara. Ariko uburyo yari yambaye nyine bikwereka igikorwa cyari kimaze kuba. Yari yambaye yarakenyeye tawel, yicaye ku buriri rwose ari kureba muri telefone. Iyo ni video umusore yamwifatiye ubwe. So umusore aranabizi ko umukobwa amutwitiye. None mwebwe ngo mwababajwe nuko ngo ahubwo ni ngiyewe mwakabaye mugirira impuhwe. Umukobwa wanyu ni ikibi, atandukanye n'uwo muzi. Ntwara arababara, gahera kakupa Ayman ariyumvira bikamucanga. Nta kindi akora, afata umwanzuro wo kujya kureba Ivy ngo aganire nawe. Tugaruke kuri Lucas ndetse na Jinta, baba bicaye byabashobeye. Lucas we amagambo aba yashize ivuga. Ahera akabwira umugore we, kamubwira ati mama Ivy, niyo byansaba gutanga ibyo ntunze byose kugira ngo umwana wanjye yongere anezerwe, ave mu bihe n'agahinda arimo, nabitanga. Ntago isura y'umukobwa wanjye iri kumva mu mutwe. Ndi kwibuka ukuntu yari yicaye yabaye nk'igiti. Ngibuka ukuntu yasohotse neza ubona mu maso ari kuzenga amarira ariko akifata. Namushimiye ubutwari yagize. Umukobwa wanjye ntiyigeze aririra mu maso y'abantu, ariko ndabizi ararira akirwa arira. Uzi ikintu kiri kuntera agahinda nuko ntabasha kumugeraho, kuko muri twe nta n'umwe ashaka kubona. Ibaze ko iminsi ibaye ngahe tutazi n'amakuru ye. Ibaze ko umuntu agerageza no kujya akamukomangira ariko akamwihorera. Mfite ubwoba ko umwana wanjye yapfa. Mfite ubwoba ko umwana wanjye ashobora kuba ari kunyura mu bihe bitamworoheye. Jinta yumva amagambo ya Lucas
kwihangana biramunanira, agaturika akarira, agahera akagenda, ahera akabwira Lucas akambwira ati papa Ivy mbabarira wintera agahinda ngo wongeremo ko mfite, ndabizi ko utorohewe ariko nanjye sinorohewe. Ahera ko yigendera agasiga Lucas aho ngaho. Mbese umuryango wose uba wacitsemo igikuba. Tugaruke kuri Ivy mu nzu aho aba yicaye arimo arira, amarira ye ntabwo aba ari kurekera kuza, arimo avuga ati Mana ni iki naba naracumuye, ese ni iki nakoze, kuki wemeye ko nyura muri iki gikombe? Bible ivuga ko iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bahinguka ahantu heza h'amasoko. Ese nanjye niko bizangendekera? Ndibaza kubera iki ari njyewe wahisemo. Mana ni iki nacumuye? Ese ibyo Nadia na Imbabazi ndetse na Shine bari bamaze kunkorera ntabwo byari bihagije? Mana wongeyeho gusebera mu murenge, ubu imbuga nkoranyambaga zose ni njye ziri kuvugaho, umuto n'umukuru wese yamenye. Ubu se Mana nzongera kunyura he? Mana nzongera kunyura he? Kuko nzongera gutambuka hehe? Nzanyura he kuko? Ubu se nzaguma mu nzu? Ivy ndasebye, Ivy ndasebye. Mana ni iki wandemeye? Se wandemeye guseba? Ko wari uzi ko ibi byose bizambaho, kuki wemeye kundema? Nakifuje ko mukuru wanjye Abi ariwe wakabaye akiriho, nakifuje ko Bright ariwe wakabaye akiriho. Kuki muri abo bombi babiri ari njye wahisemo? Kuki utatwaye njye wenda ngo Aba bari bubaho gahara azari guhura n'agahinda nk'aka ngaka? Nabura wenda yaza kuba ari Bright, wenda bari kugendera ko ari umuhungu. Ntabwo ibyambabaye ariko ari byo byakabaye, ariko se ntabwo ari byo byari kumubaho. Ubundi kuki ari njye wahisemo? Kuki ari njyewe wemeye ko mbaho? Kuki utaretse mukuru wanjye akaba ari ubaho mu cyimbo cyanjye? Warategereje ngo mvuke ubona uko mbabaza, ubona uko nzaseba, ubona uko isi izanyikaragiraho ikampindukira akadomo. Byose byabaye ureba, sibyo? Ese hari icyaha ababyeyi banjye baba barakoze n'abandi kwishyurira? Nangwa bamwe mu babyeyi b'ababyeyi banjye kwa basogokuru n'abasogokuruza haba harimo uwakosheje, nkaba ari njyewe uri kubyishyura? Mana ko wanaye uhereye mu buto bwanjye, mama yantoje kukwizera,
mama yanoje kugukorera, yanoje kukubaha no kugukunda. Nakoze nzi ko ushobora byose kandi uri Imana inkunda. Ese koko niba unkunda nk'uko ubimbwira, ni kenshi wambwiye ko unkunda, umbwira ko unyishimira. Ese uru ni rwo rukundo nkunda? Tuzi ko iyo ukunda umuntu wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyamubabaza. None se wowe ukunda uramubabaza, umunyuza mu buribwe nk'ubu, umunyuza mu gahinda nk'aka koko? Ese urumva ibyo bikwiriye Mana? Ku myaka yanjye ni wowe nizeye nkiringira, sinigeze niri na rimwe nibwira kuzajya kure yawe. Nirinze kwinezeza nk'ab'isi. Yego ndi umuntu ndakosa, ariko Mana naririnze, sinigeze nishora mu ngeso mbi. Narihanganye ndinda ubukobwa bwanjye, kuko mbizi ko ariko gaciro k'umukobwa. Byose nabikoze atari kubw'inyungu zanjye, ahubwo mu rwego rwo kukubahisha, kuko mbizi ko ari icyaha. Ni byinshi nigomwe Mana, naraye amajoro ngo ndi gusenga, ndi mu ma overnight, nigomye ibitutsi bya mu gitondo, ndi kujya muri za nibature za buri munsi. Mana nyiri umunyeshuri naragukoreye, icyizere nari ngufitiye cyari ku rwego nasobanura. Wabaye mu ruhande rwanjye pe, ariko Mana aho bigeze nkumbuye ya Mana yabanaga nanjye mu buto bwanjye. Ese naba narahindukiriye izindi mana simbimenye? Naba nsigaye nsenga Imana mama atanoje? Ese waba warahindutse simbimenye? Mbere hose wajyaga undinda kandi ndagukorwa n'isoni, ukabana nanjye ukagendana nanjye, ariko none ndebera. Yaba niwe wigeze kugira ati, yaba nari meze nko mu bihe bya kera, mu minsi Imana yandindaga. Nakifuje iyaba ariko byari bimeze, uburinzi bwawe bwamvuyeho. Nanjye ubwanjye ntabwo nzi aho ndi, sinzi aho mpagaze, sinzi naho nshikamye, sinzi naho. Ariko Mana, ese koko niba unkunda, niba uri Imana y'ukuri, kuki ndi kubabara? Ese uru ni rwo rukundo unkunda? Wigeze wambwira ngo uko data na mama bankunda ntabwo byagereranywa n'urukundo nkunda? Umbwira ko unkunda kurusha uko data na mama bankunda, umbwira uko bangirira igishika ko ariko nawe umera. Umbwira ko uburinzi bwawe bundiho, wambwiye ko unkunda kurusha uko data na mama bankunda. Kandi nibyo koko, kuri iyi si ndabona umuntu unkunda nk'ababyeyi banjye. None niba unkunda kurusha uko bo bankunda, why? Kubera iki? Baze kubona kunyanga. Uru ntabwo ari urukundo nkunda, ahubwo ndi guhura n'urwango rwawe. Ese kuri Imana itabeshya? Mama yambwiye kuri Imana itabeshya, nasomye Bibiliya imbwira kuri Imana itabeshya, Imana itivuguruza.
kuki umbeshya ko nkunda kandi utankunda? Kuki umbeshya ko undinda kandi utajya undinda? Ese niki kigutera kumbeshya kuri mu ruhande rwanjye kandi utarurimo? Mana, ni ukubera iki? Niba bishoboka n'ubundi ni wowe wandemye, ubuzima ndumva mburambiwe, kuko sinabaho muri iki gisebo. Nushaka ahari unyitwarire. Ubundi se kubaho kwanjye byaba bimariye iki? Mbayeho ngo bimfashe iki? Ko ndutwa n'utakiriho. Mana, ikosa rya mbere wakoze ni ugutwara Abi ukareka njyewe Ivy. Ndatekereza hari yaza kuba we, ntabwo ibi byose biba bimubayeho. Nangwa se Bright, urifashe mu bavandimwe banjye, aba ari njyewe uhitamo. Ariko nanone nkibaza, kuki uri kumbabaza udasize n'umuryango wanjye? Ubu mama hari nagatuje. Noneho tata we ni ibindi bindi. Basi babaza njyewe, ariko umuryango wanjye ureke. Mba imbaraga, mbereke ko meze neza, areke kumpangayikira. Basi wibikorera njyewe Ivy, bikorere mama wanjye. Ugusenga mu kuri no mu mwuka. Mana, ntago wakabaye ungira gutya. Nasomye Bibiliya imbwira ko ngo uhora abana gukiranirwa kwa ba se na ba nyina, ukageza ku buvivi n'ubuvivu. Ese naba ndakavivi? Naba ndakavivure se? Mubo nkomokaho harimo uwaba waragukosereje? Wasanga ari byo nkaba ndi kubigenderamo. Ahari wenda naba ndi kwishyura ibyo naba ntazi ko nakoze. Ndi kwishyura umwenda nanjye ubwanjye ntazi. Cyaze Mana, urankoze nubuze byose. Ayi Uwiteka, waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko, nicyo gituma unsinda. Mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa ukarinda bwira. Kandi iyo mvuze ngo sinzamuvuga, haba no guterura mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufa yanjye. Simbashe kwiyumanganya ngo nyabike, kuko numvise benshi bansebya
n'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye, zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti nimumurege natwe tuzamurega. Baravuga bati ahari azemera gushukwa tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba, ngo nicyo gituma bandenganya bazasitara kandi ntibazansinda. Bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Ese uko niko kuzangenzereza koko Uwiteka? Uri kumwe nanjye umeze nk'intwari iteye ubwoba. Noneho Uwiteka Nyiringabo, ugerageza abakiranutsi, ukareba mu nda no mu mutima, unkundire undebe. Unkundire undebe uko ubahora, kuko ari wowe naturiye ibyanjye, ni wowe mbwiye ibyanjye byose. Ariko Mana, havumwe umunsi navutseho, umunsi mama yambyayeho, ntugahirwe. Hava umuntu wese waje kubwira data ati wabyariwe umwana w'umukobwa, bigatuma nezerwa cyane. Uwo muntu amere nk'imidugudu Uwiteka yarimbuye, ntarushye yicuza, kandi ntiyumve imiborogo hakiri mu gitondo. Yumva iyo miborogo rwose n'urusaku rw'induru ku manywa y'ihangu, kuko nishwe ntaravuka ngo mama mbere igituro, inda yibe urutare. Ese Mana, niki cyatumye mvukira kureba umubabaro n'umuruho, ngo iminsi yanjye imarwe no gukorwa n'isoni? Mana mbwira, niki cyatumye mvukira kureba umubabaro n'umuruho, ngo iminsi yanjye imarwe no gukorwa n'isoni? Ese ni ibiwampitiyemo? Kubera iki Mana? Eliya ubwo yari mu rugendo, yaryamye mu giti cy'umurotemu yisabira gupfa. Mana, aho bigeze nanjye ndumva aricyo kinkwiriye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ayiva ari kwisabira ibikomeye, arumva yanze isi n'abantu. Ese iherezo ni irihe? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, nanjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.